uyu munsi tugiye kwinjira mu mwijima. Hari ikintu cyatunga gukurikirana hafi y'imyidagaduro y'abantu mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ndakeka nawe wabimenye, channel ya YouTube ya mbere mu Rwanda ifite abantu barenga miliyoni n'ibihumbi 300 yitwa Rock Entertainment. Uyu musobanzi wa filime Uwizeye Marike uzwi nka Rock Kimomo yafuswe cyangwa se yamaze gusebwa. Ese n'amateka ya YouTube Rock yaba yarishe cyangwa nakagambane k'abantu biciye mu mwijima bakagira bati uyu munsi akwiye guhagarara. Muri uyu munota tugiye gusesengura uburyo amakuru y'intambara yakoreshwaga nk'urwitwazo mu gushyira hasi uyu muhanzi, ariko tunagaruke kuri izi ngingo zikomeye. Uruhare rw'abakobwa bari mu ruziga rwa Rock Kimomo, ninde wari ufite inyungu mu kumubona asenyutse? Twagiye Yensamu Double Kiki, ntwibagirwe gukora subscribe. Reka turebe kuri ibintu uko Kimomo yakunda gukora ubusesenguzi kuri politiki. Tsera amaze iminsi akora ibintu bitinyitse, kuvuga ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, usesengura amakuru ya M23 n'andi makuru akomeye ya gisirikare. Ibi byamuhaye imbaraga zidasanzwe gukora kuri politiki cyane, ese no gusesenguzi ku bindi bintu bitandukanye, cyane cyane ku bintu biteye ubwoba. Ibyatumye abantu bamukurikirana cyane. Mu myaka igera kuri 4 gusa abamukurikira bavuye ku bihumbi 100 bagera kuri miliyoni. Ariko nubwo Rock Kimomo atarabizi, ibi yakoraga zabaye intwaro abashaka kumushyira hasi bakoresheje. Mu busanzwe YouTube ifite amateka akaze ku makuru y'intambara n'urugomo. Ibi byahaye abanzi be urwaho rworoshye. Bivuga ko ngo hari itsinda ry'abantu bari barishyize hamwe kugira ngo bakore mass reporting cyangwa se kuregera rimwe ari benshi cyane. Amakuru yacu rero avuga ko uyu wari umupango wateguwe, ngo bakoresheje amakuru y'intambara yacukumburaga nk'urwitwazo rwo kumurega ko yangiza sosiyete arukundisha urugomo. Ariko ngo intego nyamukuru yari yo kumukuraho kuko ngo yari amaze kuba igihangange mu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga kuri YouTube ndetse n'inyungu y'amafaranga n'icyubahiro yari afite. Ibi byose byari byatangiye kubuza abantu bamwe bo gusinzira. Ubu noneho tugeze mu mizi y'ikibazo. Mu mateka y'isi abagabo b'ibihangange benshi bagurishijwe nabo birwa nabo mu mazu cyangwa se aho basangira akanyamuneza. Rock Kimomo yarazwiho kuba yarakunze kugaragaza ko adakunda abakobwa, nyamara ngo yarabakundaga kubi, ariko ngo mu ibanga rikomeye cyane. Ubu rero biravuga ko ngo habayeho gushwana gukaze hagati ye n'umwe mu bakobwa bigeze kuba bafitanye umubano wihariye. Uyu mukobwa azwiho kuba azanye n'abantu bakomeye, yaba yarumvikanye n'abandi barimo n'abakira ba Rock Kimomo mu mwuga kugira ngo bamwigishe isomo. Wakibaza ati se kuki tuvuga abakobwa? Nuko kugira ngo channel ifite abantu miliyoni 1.3 isibwe ari ibintu bisaba gucukumbura neza cyangwa kumenya uburyo nyiri channel yitwara. Birashoboka cyane ko hari amakuru y'ibanga yaba yaravuye ku muntu wari muri hafi cyane mu burise cyangwa se mu buzima bwe bwite busanzwe. Hanyuma akagambanira Rock agatanga amabanga yatumye YouTube ibona ihera imusibira channel burundu. Haravuga ko ngo umwe mu bakobwa bamukunze yaba yarifashijwe nk'ikiraro n'abanzi be kugira ngo bamugereho. Bakagira amabanga ya channel ye batwara, akaba aribo bayisibyo nyine. N'ubugambanyi bwinshi bw'amayeri menshi, aho amashuri n'ubwiza byakoreshejwe mu gusenya imbaraga z'uyu musore twese dukunda. Rwose birababaje. Rock Entertainment yari imaze kumuyobora winjiza amadolari menshi buri kwezi hano mu Rwanda. Ntabwo ari benshi bageze kuri miliyoni y'abantu bakurikirana. Birashoboka ko hari ishyari ryaba ryahuje imbaraga n'ubwo bugambanyi bw'abakobwa twavuze, bigatuma YouTube channel ya Rock Kimomo isibwa. Tekereza nawe niba Rock Kimomo yari mu bantu bafite amacana afite abantu miliyoni babakurikirana kandi agakora cyane hafi buri munsi, bivuze ko ari wowe nyine abonaga amafaranga yamamaza menshi cyane kurusha abandi. Abandi rero bakora ibisa nk'ibye bashobora batangiye kumubona nk'urutare rubazitira. Isesengura rero yerekana ko hashobora kuba harabayeho guhuza ingufu hagati y'abakobwa bari bararakajwe na Rock n'abandi basanzwe bashaka uwo mwanya we, bityo bakamugambanira. Hari amakuru yaravuga ko mu minsi ya nyuma mbere y'uko channel isibwa, Rock yari mu ivurungano y'umubano n'umukobwa bigeze gukundana, kugeza uko naho umukobwa yaba yaravuze ko ngazamwereka. Uyu mukobwa rero ngo yaba yagize uruhare mu gutanga password se cyangwa se mu gutanga amakuru y'ibindi bintu zakorohera abantu ushyira hasi Rock Kimomo. Ibi byose rero byerekana ko isibwa rya Rock Entertainment atari impanuka, ahubwo ari igitero cyateguwe mu nzu imbere kandi ko birimo ubugambanyi bwinshi cyane. Mu gusoza rero Rock Kimomo ari mu bihe bikomeye. Gutakaza abantu miliyoni 1.3 ni ugusenyuka k'ubwami bw'ubucuruzi. Ariko isomo ririmo rero ni rimwe: iyo uri hejuru witondera abo usangira nabo, cyane cyane abo gufitiye amakuru y'ibanga, rwose ukidendereza. Nubwo bivuga ko ari intambara muri Kongo yabiteye, ukuri kugaragara hagati y'imirongo
nuko ubugambanyi bwabo bakorana, ishyari ry'abakeba n'uburakari bw'abakobwa bashize kumwigisha isomo, aribyo zahurije hamwe bikamukurikirana, bigatuma channel isibwe, akaba agiye kujya mu bukene bukabije cyane niba Imana itamugobotse. None se channel Rocky izagaruka? Ese ubugambanyi buzashyirwa hanze tumenye amazina? Tubitege amaso, komeza ukurikirana channel, unakora subscribe kuko ubutaha uzashyira hanze amazina y'abantu bose bisi inshuti, ariko ari ibirura bigenda. Njye nitwa Sam W Kiki, kwa subscribe uduhe itekerezo cyawe, wowe ubona ari nde wagambanira Rocky Kimomo? Murakoze cyane.